Shuti bakundwa ba Bless Family, turongeye kubasuhuza. Imana y'amahoro nibishimire. Turizera ko mumeze neza kuko nibyo tubifuriza kandi tubasabira. Ariko n'abatameze neza bari kunyura mu bihe bikomeye, turababwira ngo uko bwaraye atari ko bucya, cyangwa se uko bwakiye atari ko bwirirwa, cyangwa atari ko bwongera kurara. Imana yacu hari ikigomba gukora, reka tugume tuyigirira ikizere. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana, turagushimye kubw'uyu mwanya, tunejejwe no kongera kuboneka hano hantu. Reka imbaraga zawe abarizo zitubaho, abarizo zikora, abari uvuga, ubwoko bwawe bubasha kumva, bwumve, kandi n'ukuri urushaho gutanga ubwenge bwo gusobanura ibyawe, kuko ni impano yawe turi gusaba kugira ngo dusobanukirwe. Urakoze kugiye kubana natwe muri uyu mwanya mwiza. Egera umuntu uri kumva muri situation y'abarimo yose, umugirire neza, abone ukuboko kwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tudatinze rero uyu munsi ndashaka kuganira ku kintu cyangwa se kuri topic yo kuvuga ngo gushaka Imana. Hari igihe numva abantu, ugasanga abantu babase Imana, ubu gute ni gute subinga Imana iranyemera, ese Imana ubu ngubu ngewe ngenyine hatagize umfasha nayigeraho gute, ese abantu bansengeye ko numva ncitse intege. Rero reka tuganire kuri icyo kintu cyo gushaka Imana, twumve icyo Bibiliya ibasha kuduhuguraho, kandi nituyishaka twumve ko tuzayibona. Imana yacu itugirire neza. Tugiye kuganira ijambo riri mu Gutegeka kwa kabiri ibice 4 umurongo wa 29. Niryo shingiro ry'iki kiganiro. Reka turisome. Ngo ariko nushakirayo Uwiteka Imana yawe uzayibona, nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Imana yacu itugirire neza cyane. Iri jambo mbere yuko dutangira kurivugaho, ngira ngo abantu benshi twanyuze mu gihe cy'ubwana, twigeze dukina udukino two kwihishana. Iyo umuntu yihishe, mu by'ukuri kugira ngo utsinde ni uko uri umuntu wihisha ntibakubone, kandi aba bantu nabo kugira ngo bakubuze gutsinda bagomba kugushakisha n'imbaraga. Ni ukuvuga muri ya mukino hagomba kubamo strategy zo kwihisha, ariko hakabamo na strategy zo kumenya gushaka no kumenya aho ushakira, no kumenya aho umuntu ashobora kujya kukwihisha, ukaba ubasha no kumenya ahantu muri kwihishana. Iyo ubasha kubuhazi neza, ushobora no kumenya inguni umuntu ashobora kukwihishamo. Mu by'ukuri hari abantu bazi ko Imana yacu hari tuyishaka nk'Imana yatwihisha, nko muri uwo mukino wo gukina abantu bihishana, umwe ajya gushakisha. Hoya, ntabwo ari icyo ngicyo umuwanditse hano ngira ngo yaragendereye kuvuga. Ariko icyo nshaka kuvuga muri aka gakino ni uko mu gushakisha, ntabwo ushobora gushakisha wicaye. Bisaba ko hari imbaraga ushyiramo, hari bwenge, hari strategy ugomba kugira. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ndicara hano, se wakwicara hano umuntu wagiye kukwihisha ukamubona. Hagomba kubamo gushyiramo imbaraga. Rero iyo dusomye ijambo tubanza tureba muri context igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. By'ukuri igitabo hano kiri mu bitabo byanditswe na Musa 5. Rero Musa yari arimo arigisha Abisirayeli, arimo arabahugura ko bazajya kuba muri kiriya gihugu cy'isezerano. Uziko bari bari muri gahunda zo kuva mu Misiri mu buretwa, kandi twibukiranye yuko no kujya mu buretwa byabaye yuko Abisirayeli hari igihe burya abantu iyo bagiye kure y'Imana, icyaha nicyo kidukira kure, hakabamo kugira ibihano. Iyo Uwiteka Imana hari igihe adukubita agakoni
akatunyuza no mu bihe by'uburetwa nyine, kubera yuko twagiye kure y'amaso ye kandi tugezeyo ntitumushakishe. Rero iki gihe bari bari kuva mu buretwa, arabibutsa arababwira ati rero nimugerayo muzashakire Uwiteka Imana yanyu, kandi nawe azihishura abigaragariza, cyangwa se azabiyereka mu yandi magambo. Imana yacu ntabwo yihishe, ariko Imana yacu birasaba ngo tugire ubwenge bwo kubasha kuyigeraho no kwimenya, no kumenya aho iri, no kumenya pozisiyo ifashe kuri twe n'ubugingo bwacu. Ubu tugiye kureba ku bintu bimwe na bimwe biri muri iri jambo, kuko iyo ushaka kwiga ijambo usa naho uricamo ukagenda uryuza umenya buri gice kigize ijambo. Hano twashaka kumenya ngo gushaka Imana ni gute. Baravuga ngo seek, iyo nshinga gushaka, gushakisha, kwashaka ni gute. Iyo twinjiye mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 16 haratubwira neza ibyerekeranye no gushaka. Ni gute dushaka ni gushaka Imana ni gute? Turagiye kubibona. Mushaka Uwiteka n'imbaraga zose, mushake mu maso he iteka ryose. Ni ukuvuga ngo hari ibintu nitujya gushaka Uwiteka, hari uburyo bubiri tugomba hari uburyo bubiri tugihishuriwe hano muri uyu murongo wo kunganiraho mu Ngoma za mbere ibice 16 umurongo wa 11. Natubwiye ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga. Nidushaka Uwiteka dushake imbaraga ze. Imbaraga bishaka kuvuga iki? Power. Kera Abisiraheli barwanaga intambara zo mu buryo bw'umubiri kugira ngo babashe kugera kuri Kanani, kugira ngo babashe kuyitunga no gutunganirwa. Barwanaga intambara z'umubiri. Rero ni ukuvuga ngo bagombaga gusaba Imana kugira ngo ibarwanirire kandi bahe imbaraga ibane nabo babashe gutsinda abanzi. Muri iki gihe cyacu natwe turarwana n'imyuka mibi, turarwana ngo na za mbaraga ziyoboye isi. Ijambo ry'Imana riko ritubwira turarwana na kamere yacu turimo, turarwana n'ibiduhiga umunsi ku wundi. Rero birasaba ngo tugire iki? Dusabe imbaraga. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze kugira ngo tubashe kunesha. Ako nakambere. Arongera akatubwira ikindi dushaka. Akongera akatubwira ngo mushake mu maso he, mushake mu maso y'Imana. No kuvuga ngo gushaka mu maso y'Imana bishaka kuvuga ngo no gushaka cya gikundiro cy'Imana, ya neza y'Imana, bwa bwiza bw'Imana, kukureba faveri y'Imana ikakubaho, ukabishaka ko ibyo bintu bikubaho, ukagira na relation nziza n'Imana yawe, ugashaka kuba umuntu ubana nayo. Nibwo bwiza bw'Imana. Kubera yuko reka mbabwirisha ukuri, gushaka ubwo bwiza bw'Imana mu maso y'Imana, relation yawe nziza n'Imana, ni ibintu byakagombye kuba bihoraho. Kubera yuko reka tuvugisha ukuri, n'umuntu mubana, umudamu nk'abashakanye, abari mu muryango mufite abo muvukana, ese bo nubwo washakanye n'umugore, ku Imana ijambo ry'Imana ritubwira ngo yo mubanye mu muntu umwe, ariko ntujye ushyiramo akantu nyine ko kugira ngo n'urukundo rugume rwake, kuvuga neza, kumurebesha ijisho ryiza, gushaka kumenya ikimubabaje, gushaka kumenya ikimunezeza, ni iki nakora ngo munezeze. None se gushaka muri ayo maso he ko hahora umunezero. Imana nayo ishaka ko relation yacu nayo ihora ari relation nziza, tugahora dushaka mu maso y'Imana. Ruvuga ngo ntituyibakure, dushaka kubonana nayo, dushaka guhura nayo. Ni gute duhura nayo? Ni gute twabona mu maso hayo? Ni gute yatwiyereka? Izatwiyerekera mu ijambo ryayo, izatwiyerekera mu gusenga, tugira ibihe byiza, tukabana nayo. Imana yacu itugirire neza. Nidushaka mu maso y'Imana ntabwo tuzajya kure. Rero niho handi nayo ndi kuvuga ngo niho hundi umwana uri gushaka abandi bihishe, hari icyo akora. Imana yacu twamaze kuyimenya ko yatubwiye ngo nimunshaka muzambona. Tuzagushaka gute Mana? Yaratwiyeretse ngo musome ijambo ryanjye, musenge ubudasiba. Ubwo nkise nkubirikizaho n'uburyo bwo kuyishaka.
yaravuze ngo mu buryo bwa mbere iri jambo ryatubwiye ngo riratubwiye iryo mu Ngoma 16:11 riratubwiye ngo kandi mudasiba, ni ukuvuga ngo iteka ryose. Yani byashyize ijambo ryiza ngo mushake mu maso he iteka ryose, ni ukuvuga ngo ni uguhozaho, ntabwo ari ukugenda ugahera, ntabwo ari ukuba umuntu gahuru ngo ugenda ngo Imana ngo twara ngo buri ubwo nabatijwe ngo byararangiye, ngo ubwo nabo nabatijwe mu mwuka ngo singikeneye amasengesho, singikeneye. Oya, ni ugushaka Imana ukayititiriza, kandi wowe utagendeye mu gikundi, utagendeye ku bandi, wowe nkanjye nka Emmanuel nkagira uburyo bwanjye bwo gushaka Imana, nkawe Maria, nkawe Louise, nkawe Thomas, shaka gahunda zawe ku buryo umenya ngo ese ngewe koko mfite imibanire ihoraho. Ijambo ry'Imana riratubwira ahubwo ngo dusenge, kandi dusenge tutaruhuka. Wisomye urwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 5:17 kugera ku 18, ko cyane cyane ku 17 haravuga ngo musenge butaruhuka. Gute? N'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ubugingo umuntu agizwe, batwigisha ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo na roho. Ariko mu by'ukuri iyo ushaka ushaka kwibera umuswa kugira ngo bifate byoroshye, nakubwira ngo wakumva ko umuntu agizwe n'ibice bibiri. Hari igice kigaragara n'ikitagaragara. Mu gice kigaragara ni iki nyine tubona cy'umuntu mureba ukabona ko ari muremure, Emmanuel mugufiya cyangwa se munini cyangwa muto bitewe n'uko agaragara. Iyo ni physique. Igice cya kabiri kigizwe umuntu agizwe nabwo n'igice kitagaragara. Ni ukuvuga ngo igice kitagaragara uzakibona ni hahandi ubona Emmanuel agenda, ariko muri nge mu imbere napfuye mfite agahinda kanyishe, muri nge mu imbere ndi kurira, ariko wandeba inyuma nta marira ubona. Bisaba ko hari undi muntu ndimo udashobora we kubona. Uwo rero ugenga amarangamutima, ugenga imitekerereze, uri muri iyo monde y'uburyo ubayeho mwimbere muri wowe, uburyo wiyumva, uwo nguwo ni ubugingo na roho. Umutima ni igice kimwe. Umutima hari umutima tubona nk'abagura inyama bakawurya, mubona ko inka igira umutima, n'umuntu afite umutima nawe upompa amaraso. Uwo ni ikintu kigaragara kiri physique, ni umubiri. Ariko umutima uvugwa hano ni igice kimwe cy'ubugingo bwawe, bwa muri butagaragara habera amarangamutima n'ibindi. Ushatse ndabifatira rimwe. Ni ukuvuga ngo rero muri icyo gice naho hagomba kuba hari gushaka kubana n'Imana, hafite inyota yo kubana n'Imana. Umuntu wawe w'imbere n'umuntu wawe w'inyuma bose bagomba gukorera hamwe mu gushaka ko habaho icyo kintu cyo kwerekana ko ukeneye kubana n'Imana neza. Ijambo ryongeye kutubwira ngo nitubikora tubikunze n'umutima n'ubwenge bwacu bwose, tugashaka kubana n'Imana, twabonye yuko ni ukubana nayo, tugashaka gusenga buhoraho, tugashaka kumva tunesherejwe no kubona mu maso h'Imana. Iri jambo ryatubwiye neza ngo tuzayibona. Imana yacu tugirire neza. Yatubwiye ngo uzayibona, nushaka kubona Imana uzayibona, izakwiyereka. Icyo nicyo kintu cy'icyizere dufite. Aho niho ibyiringiro byacu bishingiye, kuko Imana yatubwiye nimwumva mushaka kubana nanjye muzambona. Natangiye mvuga ngo ese ko abana twakinaga agakino ko kwihisha, Imana nayo idukina agakino ko kwihisha? Oya, Imana ntabwo idukina agakino ko kwihisha, kuko yatubwiye neza ngo irahari, ariko ikeneye ko ugira intambwe utera mu mibanire yawe nayo. Kuko Imana yaranatwibwiriye ubwayo muri Matayo 7 bice 7 umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ibyo ni Yesu we wabyivugiye. Avuga ati no, muri abana bo mu rugo. Yesu niko atwita abana bo mu rugo, nitukiri abagaragu,
hari abantu bajya bambabaza bagasenga bagenzi bacu b'abarokore ngo umuntu ngo numuja, ndetse hari nabo mu itorero nasengeragamo mu Rwanda ryanjye ry'igihe kinini baravugaga ngo umva abantu basa ngo umujakazi wawe. Mana we, turabajakazi kwere, uretse ko n'ijambo abajakazi ritabaho, ni umuja. Ntabwo turabaja, turabana kwa data. Umuja ntabwo yakomanga uko ashaka ngo bamukingurire. Va mu buja, wivuga winabwatura. Ntabwo uri umuja, uri umwana w'Imana watoranyijwe. Yohani yandika mu gice cya mbere yaravuze ngo abo babyawe n'abana b'Imana ko babyawe mu buryo bw'umwuka. Yes, kandi kuko turabaragwa. Pawulo arabyemeza akabwira Abaroma ati muzaraganwa na Kristo. Niba se turabaragwa, urazaragwa uri umuja koko? Oya, turabana. Niyo mpamvu Yesu atubwira ati mwabana mumenye ko mugomba gukomanga, mukomange muzakingurirwa. Data arahari, ari around. Icyo dusaba ni ukwerekana ko dufite ubushake bwo kubana na data. Niba warabatijwe ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wabonye urufunguzo, wahindutse umwana w'Imana, guma muri iyo mimerere. Menya ko data igihe wamwemeye Yesu nk'umukiza ukaguma kugerageza gutungana, gukora iby'ubutwari no gutungana, ari muri wowe, atuye muri wowe. Pawulo yandikira Abafeso ibice 3:17-18 arabahamiriza yuko turi abana b'Imana, kandi yuko Imana Yesu atuye muri twe. Ijambo Pawulo wanahamiriza akanavuga ati muri insengero z'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo Imana nta hantu kure tujya kuyishaka, ahubwo icyo ijambo rishaka kutubwira, rishaka kutwibutsa, riratubwira ngo nyamune, ijambo riratubwira ngo mwongere mutekereze ko tugomba gushaka cyane mu maso y'Imana, tugomba kumenyera kubana n'Imana, tugomba gusenga ubudasiba kugira ngo tubashe kugumana relation nziza n'Imana yacu. Navuze n'umuntu w'inshuti wese akeneye ko musura, umuntu w'inshuti akeneye ko muvugana, umuntu w'inshuti kugira ngo ubushuti bugumeho, mutavugana mudasurana biragabanuka. Ariko iyo muhorana, Satani nawe atabijemo ngo guhorana kwanyu nako kubisenye. Abantu b'isi muri iki gihe hari igihe no kubona n'igihe kinini nabyo bisenya, ariko ibyo n'urukundo nyine rw'iki gihe. Reka tuvuge rero ko inshuti yaba n'umugore wawe washatse, niba warashatse, yaba n'umuvandimwe, yaba n'umubyeyi, akeneye presence yawe, akeneye kuboneka, akeneye ko mugirana ibihe byiza. N'Imana rero nicyo ngicyo iri kudukangurira, ntabwo ari uko yatwihishe kure, kuko itubwiye neza yuko ijambo ritubwiye ko Yesu adutuyemo. Hari ikindi rero nshaka gukangurira bene data, ntabwo Imana ikeneye abakomisiyoneri. Icyo ndagisubiramo, Imana, relation yawe n'Imana ntabwo ikeneye kwinjiramo umukomisiyoneri. Nkuko nta mukomisiyoneri wakwinjira mu ukubanye n'umugore wawe, nkuko nta mukomisiyoneri uza kwinjira mu rukundo rwawe n'umuvandimwe, n'Imana nayo nta bukomisiyoneri ikeneye hariya. Kuvuga ngo umuntu azaza ngo agusengere, ijambo rirakubwiye ngo senga udatuza, ubane n'Imana yawe, ubane nayo. Urashaka kwinjizamo abakomisiyoneri ngo ufite amafaranga ngo uzabaha ngo bagusengere, wagiye ukayaha abakene, wayariye kuyafite. Niba ngewe umbwiye ngo ngusengere udasenga, ntabwo uwo mwanya ntabwo nagusengera kuko mbishaka, kuko nabonye ikibazo urimo. Ariko uje kumpa amafaranga ngo ngaho genda ujye kunsengera ngo nguhaye n'amafaranga, ibyo sinabikora, sinanabyinjiramo, kuko nge sindi umukomisiyoneri. Imana yawe ni yawe bwite, ugomba kubana nayo, ugomba kumenya uko ugomba kugira imibanire yawe myiza, ukayereka ibyo ibikubabaje. Ariko nuza ukambwira ati mwene data dusengane, dushyigikirane, numve ko nshyigikiwe, numve ko nawe unkunze, ushyigikire, mfite ikibazo ndi gusengera iki kintu. Bibiliya yemera ko twazamurana mu masengesho, nkagufasha, tugafashanya, nkakwingingira Imana, nawe ukanyingingira Imana, kuko dufatanyije duhuje tugasengera ikibazo ufite. Ariko ntuze kumbwira ngo ngiye gusenga ujye kuryama.
ngo ngiye gusenga ujye mu byawe uwisubirire muri gahunda zawe wibere mu gahunda zidasobanutse ngo nashyizeho abakomisiyoneri bo kujya kunsengera arega abantu nabo bakakira amafaranga ngo ubwo ngo ndakuzamukira umusozi ngo uramuzamukira umusozi kuzihe mpamvu kwa benshi bari kugira ngo bakore ubwezikoro bwo kwirira nyine ayo mafaranga ko abatasobanukiye ko ari ikibazo kiriho. Niba musenganye n'umuntu ni byiza ko nawe wafashe ibihe mukanabwirana n'izo gahunda n'uburyo mufatanye ibihe mu byo gusenga, ariko nta bukomisiyoneri burimo ngo wohereze amafaranga ngo bagusengere. Icyo kintu rwose niba numva aba diaspora yo numvisha ibiganiro ibyo bintu bikambabaza ngo umuntu yohereje amafaranga ngo bamusengere abantu bakanayapfa. Bagusengera kubera iki? Wakwifasha umwanya ko Imana ari yawe ugasenga, cyangwa ugasanga wimitse abandi bantu ngo bibazo byawe ngo umuntu atabisengeye ngo ntibyakira. Ibyo ni ukwimika umuntu ukamushyira hagati yawe n'Imana. Nibyo kuko ushobora gusaba ubufasha ko bene banyu bagusengera, ariko ntiwumve ko hari umuntu uzabigukorera, cyangwa ngo kuko runaka atarandambikaho ibiganza ngo nta kizagenda. Hoya, uko ni ukwisuzugura. Ntabwo uzi uriwe, ntabwo uzi ko uri umwana w'Imana. Hari n'abashaka kubyerekana bakerekana nk'abashaka guhagarara muri uwo mwanya hagati y'Imana n'abantu. Abo nabo bari kwishyiraho amakara, kuko ijambo ry'Imana Abaheruberayo ibice 4 umurongo wa 14 kumanuka 16 hatwereka ko Yesu Kristo niwe wenyine wasigaye ari umutambyi mukuru, we wicaye imbere y'Imana udakora ibyaha. Abo wibwira nabo n'abanyabyaha bakwiye gusenga, bakwiye kwisengera, bagasenga bakarushaho gusenga, kuko baracyari mu isi, ntago barageraho Satani adatera ibuye. Aho Yesu Kristo yicaye hamwe na Data, uwo niwe mutambyi ukwiriye. Amaze gupfa, umwenda wari ukingirije ahera cyane waratabutse, kugira ngo wowe ubwawe, wowe turi kuvugana, Yohani, Petero, Mariya, Yosefu, wigerereyo. Wikwishingikiriza ngo mfite pasiteri, wikwishingikiriza ngo mfite ngo apotere, ngo mfite profete. Abo n'abana b'abantu bakiri mu byaha, nabo bakiri kwivuruguta. Ejo rero abo ngabo nibo bana bacumuza, ugasanga na bafite ibyaha birenze ibyawe, noneho wabimenya wabivumbura ugahita ugwa. Nuko wishingikirije umwana w'umuntu naho w'amaraso n'inyama n'umwuka. Ishingikirize Yesu Kristo, umutambyi mukuru uri mu ijuru. Nta umuhagarariye, nta wavuze ngo aje kumuhagararira hano, warakubeshya. Nta umuhagarariye aha, arihagarariye. Niwe mwami w'abami, niwe uyoboye iri torero ry'Imana. Ntabwo ayoboye amadini yangaye ubona n'amatorero wumva bakubwira n'amazina yayo. Ahagarariye abera bamumenye, bashaka kumukurikira. Rero kingura umutima wawe, connecta n'Imana yawe, irinda besikoro abo bakubwira yuko ari abahuza n'Imana. Ahubwo wowe sobanukirwa ko ari wowe nyiri bibazo, ari nawe nyiri gisubizo. Imana yacu kugirire neza, ibashe kuguhugura no kugukingurira amaso, urushaho gusoma iki gitabo cya Bibiliya, ugisobanukirwe, umenye uriwe kuri umwana w'Imana, kutari umuja, kutari umucakara. Imana yacu tugirire neza ko kandi ufite umugabane ku ijuru. Shaka Imana urayibona. Twavuganye uburyo bwo kuyishaka. Imana yacu rero ikugirire neza. Reka ndekera ahangaha kugira ngo ntagutwara umwanya munini, ariko uhabwe umugisha kandi tuzongere kubonana hari ukundi byagenze neza. Jya muri comment wongereho nawe icyo wumva umwuka ari kuguhishurira kuri ibi. Imana yacu tugirire neza cyane. Tubonana ubutaha, mube amahoro.